Bibiliya yera, Itangiriro igice cya 21. Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye umuhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati, Imana irancekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati, ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana, ko mubyariye umuhungu ashaje? Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi uwo babyaranye na Aburahamu abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe, ibyo Sara kubwira byose ubyumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa, kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda. Avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Yamvumbishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Aba mu butayu bw'i Parani, nyina amusabira umunyegiputakazi. Aburahamu n'Abimeleki barasezerana. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze babwira Aburahamu bati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Nuko rero ndahire Imana yuko utazandiganya cyangwa umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza nakugiriye ko uzayinyitura, jyewe n'igihugu wasuhukiyemo. Aburahamu aramusubiza ati, ndarahira. Aburahamu azimuza Abimeleki ku by'iriba abagaragu ba Abimeleki bamunyaze. Abimeleki aramusubiza ati, sinzi uwakoze ibyo, nawe ntiwigeze kubimbwira, kandi sinigeze kubyumva keretse none. Aburahamu azana intama n'inka abiha Abimeleki, bombi barasezerana. Aburahamu arobanura abagazi b'intama 7 bo mu mukumbi we. Abimeleki abaza Aburahamu ati, abo bagazi b'intama 7 urobanuye bisobanuye iki? Aramusubiza ati, abo bagazi b'intama uko ari 7 ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari jye wafukuye iryo riba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri i Berisheba, yambarizaho izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya.